Yes, ndagusubije kandi mwifurije ibihe byiza gukurikira gahunda za Kigali 250 nicane kugeza amakuru atandukanye y'imyidagaduro hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, nicane kugeza ibiganiro n'abastari bagiye batandukanye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane twibanda ku myidagaduro yiba bivugwa hirya no hino. Tubagerera henshi hagiye hatandukanye, tubamenyera byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo mumenye ikiri kujya mbere by'umwihariko mu myidagaduro ya hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi ni inkuru yacicikanye cyane, n'amashusho n'amajwi y'umukobwa bivugwa yuko Yateye Inda akamwigarama akajya mu bandi bakobwa. N'umukobwa mu majwi maremare cyane ndi bumvishe baganira agaragaza uruhare runini yagize mu iterambere rya ndetse akanagaragaza ko yamwishyuriye inzu, amugurira imodoka, amufasha gukora indirimbo mu buryo bugiye butandukanye, amufasha kumugurira imyenda ituma akurura abakobwa b'i Kigali, ariko byose akaza kubirenza amaso akajya kwibonanira cyangwa se gucudika n'abandi bakobwa. Byaturutse ku kuba uyu mutipe amaze igihe Dubai akora indirimbo, ndetse ngo icyo gihe cyose yamaze Dubai ntabwo yigeze avugana n'umukunzi wawe na gatoya, binatuma uyu mukobwa bimutera inkeke zikomeye cyane kwibaza impamvu uyu mukunzi we atarimo kugira gutya ngo abe yafata umwanya ngo avugane n'uyu musore bakundana. Ibi ngibi byaje kuza gutuma uyu mukobwa ukundana na agaragaza amarangamutima ye mu buryo abenshi babonye butari bwiza cyane bwo kuba yagaragaza uruhare runini cyane yari afite mu iterambere ry'uyu musore, cyane cyane mu muziki ndetse no mu bintu muri rusange. Ni ikiganiro kinini gikaba ka minota 34 yose baganira bajya impaka by'umwihariko ku bijyanye n'imibanire yabo, ndetse mu nyuma biza kuza kugaragara yuko Yateye Inda uyu mukobwa ibintu adakozwa be na gatoya, dore ko abwiye umukobwa ko naramuka koko yarasamye iyo nda yabaga akifasha. Ni ikiganiro kirekire cyane, mfashe umwanya wo kukivugiramo, navuga byinshi cyane kandi bitari ngombwa mu by'ukuri, kandi bikuye mu kiganiro kinini cyane ngiye kugusigiramo gasigara wumva, ukaza gutanga igitekerezo uko ubyumva, ugakora like, share ndetse na subscribe, ubundi twatubana umunsi ku wundi. Ni part 1, hari na part 2 y'uyu mukobwa aganira n'undi mukobwa mugenzi we yarakaye cyane yarubiye, nyuma yo kugaragaza ko yamuhemukiye. Hello? Yes, baby. Ni sawa cyane baby. Amakuru? Meste. Neza cyane kabisa. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Ni meza cyane. Bisanzwe urabizi, you know? I know. How's it business? Cyane, meze neza cyane. Wese umeze ute? Nanjye ndaho tegereje aho wagiriye mu kazi ngo uzamugisha. Baby, you know baby, I miss you, you know that. Really? Yeah, you know that baby. Baby, burya urarenze pe, uzi ko actinga neza. Nzi ko actinga neza? Nasa ndi gukina filime. Cyabe narenze aho. Oh yeah. Umutera mwiza pe. No. Gutes. Biratangaje. Bone umuntu ujya mu kazi ukagaruka ndugaruka ukamvugisha ari uko uvuye muri karantine. Oya, nakubwiye ariko narabikubwiye baby. Subize se? Nakubwiye ku downloadinga akantu bita Botim. Call ya WhatsApp hariya ntabwo igishobora gukora. Sibyo? Kandi ibyo bintu narabikubwiye kuri message. Ahubwo wewe sinzi impamvu wagomeje kutabifata, nyine kutabigira ntuza ngo ukadownloading, sinzi nimba arabuze umwanya, nimba byaragenze bite, ntabwo nigeze menya ukuntu byagenze. Ariko nari nakubwiye kudownloading akantu kitwa Botim, kuko njyewe ariko sinzi ikibazo phone yawe ifite, kuko WhatsApp tuvugana n'abantu ba Dubai cyane, ntabwo ibyo bivuze ko tugomba ni kuri, ariko urabizi ni kuri voice note cyangwa kuri WhatsApp isanzwe ya message. Nako muravugana video call, mukavugana. Oya, byari ibintu bya kera, ariko ubu ngubu hakora akantu bita Botim. Umuhamagaye kuri WhatsApp nyine ni kwa kundi, buretse gato ni kwa kundi nakwitabaga bigacikagurika. Fine, none reka bicike. Voice note kunyandikira WhatsApp birakunda gute tutavuganaga? Wari uri bize bigezaho? Narakwandikiye ariko
narakwandikiye kuri WhatsApp ariko nari busy. Wanyandikiye umbwira ngo ni downloading, okay? Ariko nigeze umbwira ngo benda gukeneye va tuganire cyangwa umeze ute ha none se akazi nari ndi reka nkubaze akazi nari ndi muzi uburemere bwaho. Really ntago mbizi. uzi struggle nahuye nazo, uzi ibintu nakoze nta struggle nahuye nazo cyane, ntago ngiye nigeze mpura n'ikibazo cy'amafaranga, ariko ikibazo cy'akazi cyabaye ikintu cya danje koko. Davis urakeka ko ibyo arimo nabizi? Amafaranga ntago nigeze mpura n'ikibazo nayo, ahubwo ngiye icyo nahuye nacyo ngiye nabaye busy kubera akazi kenshi. Urabeshya? Uri kubyumva neza? Koko nta kibazo cy'amafaranga wagize, ahubwo avuga ngo wagize ikibazo cy'ibyo wari urimo, okay? Wibagirwa ko hari uwo wasize w'ingirakamaro binarenze icyo. Urakeka ko amakuru yose nayafite? Baby naragusize ariko nari nzi ko ndi bugaruka. So igihe ibyumweru bibiri, iminsi 14 ni iminsi iri mike cyane. Kuba uri guspendinga time n'abandi ibyumweru bibiri ntago ari ibintu bya danje baby. So reka nawe uruhamo, reka ibyo bintu. Ese burya ntago narizi ko ari uko mumeze. Burya umukobwa ukoresha muri video ugera ukanatereta ukisanzura bigezaho. None si ibyo bije bite? Nawe bitekereza ukuntu bije nyine. Urakeka ko amakuru yose nayafite? None se muri video nkoreshamo abahungu, ndirimbira abahungu? Ntabwo nakubwiye abahungu ariko. Ibyo ukora byose binsangaho ndi, buri kimwe cyose ukoze, buri mukobwa mugendanye, buri mukobwa muvuganye ninsangaho ndi, bizi biti byose mba mbifite. So ugiye kumubwira ngo none se nkoresha abahungu? Njye nigeze nkubwira abahungu. Ese nta mukobwa wa mbere wakoresheje? None se video zose maze gukora ntago zabaga zirimo abakobwa, kuki utigeze uvuga? Urakeka se ndinjije ibigezaho? Nyine kuki se nabivuze? Nuko nzi ibyo wari urimo. Nawe bitekereza. Ibyo narindimo noneho mbwira ibyo narindimo noneho. Bikubwire se urabizi? None se ndi umwana uri kuragira? Nyine ntabwo uri umwana, bimenye urabizi ko ibyo wakoraga. Ibyo narindimo uri mama, urinde. Utavuga gutyo? Uri umubyeyi, uri igiki bundi utangiye kumbwira ngo ibyo bintu byawe. Davis Njyahisha ndi igiki kuri wowe? Utansembura? Aisha reka ibyo bintu byihorere. Ushatse wagenda gake. Nyine ibyo bintu bireke, sibyo? Davis ibyo bintu bireke, sibyo? Davis aka kanya ubonye ko nta kintu ndi cyo kuri wowe? Ibyo bintu byihorere. Ese ushaka ngo details zose none mbikubwira ubyumve? Ubusigaye uca mu muhanda, uri umusore mwiza, byacitse, abakobwa barakureba. Davis D mana we. Ariko Aisha mbwira abakobwa basigaye bakureba, ahantu uri kumwe nande. Umva mbabarira. Ukabona ko uri umustar renze, imodoka ugendamo y'amafaranga yanjye nikure Aisha abanza umbwire ahantu uri kumwe nande. Udashobora kwikodeshereza, ibyo ntabwo bikureba. Ndi wanje. Uri wawe se ninde muntu wakoherejemo ibyo bintu? Wasinze ibiki? Mura nawe nawanyereje. Wanyweye cyangwa bimeze bize? Ariko niyo naba nanyweye nshoboye kuzigurira kuko nta cupa ryawe urangurira, okay? Ndikumva noneho uri kurengera tu. Nta cupa ryanjye ndakugurira. Davis, ikibazo ndi kukubwira none aha? Mbwira icyo ari cyo, ariko ibintu byo kuvuga ngo ntabwo ndakugurira, naragusindishije urasinda, ibyo bintu bivemo. Ibyo bintu wikongera kubimbwira gutya. Iwanjye se unywa amazi? Mani, Davis jya wubaha umuntu. Ntacyo nangoye kuba ndi kukubwira gutyo nuko mbabaye, ni ikibazo mfite, nta wanumye, nta n'umuntu turi kumwe hano, okay? Nyubahira icyo ndi cy'aka kanya, nimba unibagiwe icyo nagufashije, nyubaye nk'umuntu twabanye. Ariko ntago nigeze none gusubagura.
ntago nigeze ngusuzugura rwose ahubwo wewe ndikumva ninde muntu uri kukubwira ninde muntu wakubwiye ninde muntu uri kukuroga mu mutwe ninde muntu uri kukududa ibyo bintu ndi kumwe nawe ndababaye ibyo ndikubwira uzi kubona umusore mukundanye ukarinda base n'ibyo umufashije ukagera imodoka agendamo niyo ariko akanya ari gutereta ubundi mukobwa bukamwirukaho inzabamo nimba nayizanamo abandi bakobwa niyo umukodeshereza ese tekereza ari nkawe ese wakicara ugatuzara ibaza umukobwa umukodeshereza inzu akazayinjizamo abandi bahungu iyi modoka umuguriye ukazabona ari kugenzeshamo abandi basore abandi basore byumva icyo kintu muri make urumva ndi guta agaciro kuba noneho mbwiye ikintu cyiza noneho imodoka ifite imyanya ine uragira ngo njye nyigendamo ndi njyenyine kugira ngo unezerwe cyangwa njye nyigutwaramo wenyine ngo mara kuyigendamo nyine oya kuyigutwaramo nta kibazo gihari umva banza unyumve nzanagura n'irenze iyo yawe uve muri ibyo ngibyo ariko nayirigurira niri munsi ye nurayigurira musore banza unyumve ariko ibyo ngibyo bireka ibyo ngibyo urimo nibi akanya nibagiwe wowe ibyo ngibyo banza ubivemo bivemo tudashobora gusimbuka noneho se uragira ngo nimba noneho okay noneho njye nyigutwayemo wenyine kugira ngo wishime ukeneye kujya uyigendamo wenyine noneho nta nubwo ushaka ko nyicaranamo na bagenzi banjye abaye bagenzi bawe sirebe wirirwa uzengurukana nazo uri kuvuga noneho utangiye no kuvugana noneho n'abahungu baguteye kuba jarasi abahungu ngeze nkubwira ku bahungu umaze kuvuga ngo abasore ngo tujye twica ku mukobwa Dubayi uri mu kazi urambwiye ngo umukobwa yagukoze iki byagenze gute ndakubwira ntabwo ndi umwana mu mutwe uri kunsetsa cyane to kandi umenye ko kunsetsa cyane to ntabwo narinzi ko umuntu nkawe ushobora kwakitinga gutya ntabwo narinzi ko umuntu nkawe ushobora kwakitinga gutya to Davis ushobora kuba nk'abantu b'abana b'abatineja bari aho ngaho ubona ko njye nari mu gihe cyo gukina nawe bayazwa n'ubuntu bw'ubusabusa ntabwo narinzi ko ushobora korohamo tuvugane neza nta kindi kintu uribeshyeye urumva wazamutse wageze ku rwego rushimishije ntukinyeneye none se wari uzi ko ntazagera kuri uru rwego numara kumenya kwiyishyurira inzu nawe kwiyishyurira no kugendera mu modoka wiguriye uzumve ko wageze buretse gato tugomara kunyizamuraho hari kera ubungubu ibyo bintu hari kera kandi nyigukodeshereza hari kera ibyo bintu ntabwo ushobora kubimbwira kano kanya kandi ndikubwira ntushobora kwikodeshereza imodoka ugendamo ntushoboye kuyigurira buretse gato nkubwire ntawanga ijana riza murinde ariko njyewe nyine buretse gato mbanze nkubwire ntawanga ijana riza murinde ariko iyo nzu uri kuvuga ngo uri gukodesha noneho ngewe kugira ngo noneho ubyemere neza kugira ngo umenye Davis uwo ari we aka kanya uri kubyumva neza iyo nzu price urayizi amafaranga tuyishyura shaka indi nkayo noneho niyo uyindekere ndishyura iyo ubamo ndagushyiramo n'abashiki bawe bose ngushyiramo buretse gato ndagushyiramo n'abashiki bawe bose ngushyiramo n'abasaza bawe nyishyure wasoje noneho nishyure niyo ndimo nimba uri kuvuga si 500 wishyura si 500 wishyura ndafata iyo ngiyo
iyo ngiyo y'ibihumbi 500 nishyura njyewe ndishyura iyo ngiyo mbamo nishyure niyo umva shaka noneho n'indi imeze nkayo umva noneho umva buretse gato nkubwire umva buretse gato nkubwire shaka indi imeze nkayo shaka indi imeze nkayo abandi bakobwa umunsi ku wundi babona ko inzu urimo ari nziza ufite icyo cyubahiro ariko ikibazo noneho nayishyuye niba ubishoboye tutayishyuriye shaka indi imeze nkayo shaka indi imeze nkayo si miliyoni ku kwezi genda yishyura ntabwo ugira ubufasha bwawe si miliyoni ku kwezi iyo uba wishoboye ntabwo kugira ngo umenye ko Davis muri kuvugana buretse kugira ngo umenye ko Davis muri kuvugana kano kanya atandukanye n'uwuzi uri kunkoroga mu bwonko uri kunsaza noneho buretse gato nkubwire noneho tugeze mu gihe cyo kubwizanya ukuri kugira ngo umenye ko Davis tuzi waruzi ushobora kubwira ibyo ushaka byose ukamumenya ku mutwe uracyari wa wundi se wa wundi kukumanura ni akanya gato umva nta hantu na hato ushobora kunjyana nta hantu na hato ushobora kujya kuri iyi si ntashobora kwijyana nta hantu na hato ushobora ushobora kuvuga ngo uragiye kuri iyi si ntashobora kwijyana buretse gato nkubwire iriya nzu shaka indi imeze nkayo tishyura ibihumbi 500 shaka indi imeze nkayo nzishyura ari ebyiri we kugira ngo noneho umenye ko ibyo bintu uri kuvuga ari amafuti ese ko wapanditse ra noneho ushake niyo modoka uri kuvuga nushaka uzuyifate ikibazo ntiwayitanga nushaka noneho uzuyifate none se noneho wari uzi ko umuntu uri gufasha ari nyiri kuyigendamo byemere ntabwo wishoboye ndi kuyigendamo se uri kuyigenda niba wishoboye wari kuba yaraguze iyawe none reka nze nkubwire noneho nari kuba naraguze iyanjye sibyo nari kuba naraguze iyanjye ngiye kuyongeraho indi ya kabiri noneho ngiye kuyongeraho indi ya kabiri noneho kugira ngo niyo nzagusubiza noneho kugira ngo ubimenye niyo ntayo nzagusubiza noneho uzajye kundega uzandega he wiyibagiwe ariko uzandega he wowe izina Davis ryamamaye kubera njyewe n'umuziki ryamamaye se wasanze ntamamaye wamushenje ntabwo bari bakuzi none se wasanze ntabwo bari ariko jya wandara icyiciro urimo icyiciro ndimo ni icya kane wowe uri mu cya gatatu cyangwa icya kabiri njye ndi mu cya kane nimba utari mu cya kabiri none se mbaye ndi mu cya mbere nabagufasha musore mwiza none se reka nkubaze ikindi kintu kimwe mbese urumva noneho nkubaze ikindi kintu kimwe wageze iyo ugera izina Aisha izina na Davis bihurira weho izina ufite n'iryo mfite bihurira he nundi reka mbanze nkubaze icyo kintu kimwe mbikubwire neza ubyumve utazi ugutwi njye neza cyane izina Aisha riri gufasha Davis uri kubyumva icyo nicyo rivuze izina Aisha riri gufasha Davis noneho reka nkubwire noneho ikindi kintu utaruzi izina Davis ubu ngubu rifite amafaranga yakwifasha rifite n'abandi bantu bari ku ruhande rifite n'abandi bantu bafite amafaranga arenze ayawe uri kubyumva neza ariko ntacyo bakumariye ntacyo bamariye se none kuki bamunze nishyura se kugikorerwa umuziki se nishyuye none se reka nze nkubaze studio mba narishyuye director mba namwishyuye ni ubuhe buryo rero wishoboyemo uvuga ngo studio uba wayishyuye uvuga ibindi bintu director ntago uzi uburyo twahuye director uramuzi director tumaranye imyaka 6 iyo myaka yose ariko naho wari wakageze nta n'imyaka 3 mwishyuyemo mwishyuye iki so imyaka 3 reka tumaranye ibi nkubajije agaciro k'izina ryanjye mbere yuko mpura nawe wakagura wowe usibye ko nta nubwo kagera aho nkugejeje sibyo aho ngejeje se izina ufite aka kanya aho ngejeje ntigejeje ni hehe umva Aisha orohamo tuve muri ubu bugoryi oya ni wowe ufite bwinshi genda gake gabanya umva gabanya ubwo bugoryi bwawe
byoroshye kuko wemere gabanya nimba wanafushe ibyo bintu tubirangiza sinkubeshya ahubwo wakabaye ugabanya ubugoryi bwinshi ufite ati gute burya umuntu iyo atazi yaho ntamenye iyo ajya aka kanya uri kubona ibiguruka ukagurukana nabyo rwose uransekereje cyane rwose utazi yava ntamenye iyo ajya aho wasanze se wasanze ntazi aho wagusajije wamusizeyo ubusuzi ari mu biki wasanze ntazi aho njyaho yakumariye iki wasanze ntazi aho njyaho ubu washyushye yagukoreye umuti ntabwo utagize reka nze nkubaze ubundi reka noneho nkubwize ukuri ubuze muri kumwe noneho reka nkubwize ukuri umukobwa uri kuvuga ubundi uzi uwo ari we si na ngombwa kumumenya ko ntacyo amariye ubundi uzi uwo ari we si na ngombwa iyo gahunda nta niyo nari mfite muri njyewe ibintu nari mfite muri gahunda yari wowe gutya kumurongo so noneho wowe utangiye yo gukomeza spending amafaranga ku muntu uri kujya mu bandi bakobwa ego spending ari note nawe zijyana ku bandi none se ariko njye uri kuncanga cyane noneho wowe waramfashe mba umunyururu wawe ku buryo umukobwa wese ngomba kuvugana nawe ngomba kuza nkakubwira ngo babe navuganye na runaka kugira mbabarira ibyo bintu ni ibiki ubundi se kuki abandi bakobwa bose utigeze wakutinga gutya aha wakabimenye si ndetse nabikubajije by'uko buri mukobwa wese muvuganye none se uyu nguyu yagutwaye iki ikibazo nicyo mwakoranye muri Dubai kuko se mukobwa nuko wewe wabonye ko ntabwo yapfugura nuko wabonye ko urwego ashobora kungezaho noneho rutandukanye n'urwo wowe uri kuvuga umukobwa yagutingisha muri video uzarinde se nirwo rwego arimo uzarinde se ibaze urwo rwego ariko nyine se uzarinde njye reka mbanze mubaze ubundi uzarinde ibaze urwo nyine we reka rwego mbanze ariko mubaze gushyirwa muri video none se kubereye manager umuntu nawe wabereye manager kugira umwishyura ajya muri video yawe ibaze urwo rwego ese ubundi uzi ntabwo nigeze mwishyura noneho reka mbanze nanabikubwira ibyo se nabikubajije noneho ubanza umenye uwo ari uriya mukobwa reva ari hatandukanye nawe revo ariho nyine reka mbanze nkubwire sunsabye kukubwiza uwo ari we ukuri reka mbanze nkubwire uwo ari we uriya mukobwa atandukanye nawe banza ubyumve neza revo ariho itandukanye n'iyawe iyihe amafaranga akorera atandukanye n'ayawe noneho reka mbikubwire noneho reka mbe straight away mite mbikubwira direct noneho nicyo cyagukuriye gahunda ufite niyo kuzaza ujya ku bakobwa bafite inote nyinshi kugira bakuzamure Aisha ugejeje ahantu ntakagombye kugera tu nawe urabyemera ko nakugejeje aho utakabaye warageze weho oya ugejeje mu byo turi kuvugana kano kanya ugejeje ahantu ntakagombye kugeza ndi kuvugana nawe ngo amafaranga afite nta naho mwahurira so bivuze ko ukurikira abakobwa bitewe n'inote bafite kugira ubona aho uzamukira ikintu nshatse kukubwira ni iki ikintu nshatse kukubwira ni uko ugomba kubaho umuntu ntabwo ugomba gusuzugura umuntu wese kuko ubona yakoze akazi wenda kujya muri video ntabwo ari igisebo kujya muri video ntabwo ari igisebo ahubwo wevuga ikibazo ufite kuri uriya mukobwa icyo ari ikibazo ufite ntanacyumvishije neza ni ikihe wowe ikibazo ufite ntabwo nigeze nkibona ku bandi bakobwa bose nakoresheje muri video ikindi kandi nyine ikibazo nicyo mwakoze ibyo mwakoranye ibyo nakoranye nawe se hari kamera hari record hari wenyereka iki evidence ubundi yibyerekana iri hese yinyereka nyine fine ndabiguha mugushaka ndabiguha wetegereza hari ikindi se weho ibintu urimo wisaza mu bwonko mbabarira udatuma mpinduka nkasara noneho byanyabyo nkakuguye ukavuga ukwe kuri se none se mu byo uvuga byose wavuze iby'imodoka wavuze iby'inzu wavuze iby'ibiki nakubwiye ngo ibyo bintu byose aka kanya nabyishyura
ntacyo wazunkangisha muri aka kanya. Fatuma ngo uri hagati yanjye nawe umenye ukuri kuri. So aka kanya revo ngezeho nkeneye, aka kanya revo ngezeho nshaka n'amafaranga arenze ayo ufite wowe. Noneho ubyumve neza kugira ngo ubimenye neza. Uwo mukobwa nta n'icyo umukurikiye. Uri kubyumva neza? nta kintu nkurikiye kuri uriya mukobwa. Nari mfite amahoro, numvaga ko ari we uhari. Ariko nimba utangiye kunzanaho ibintu nk'ibyo ngibyo biri bullshit, ntago wapfa kunyurira gutyo gusa. Really? Ntago ushobora kumbwira ibintu byose wishakiye tu kugira ngo njyewe unceceke ngo n'amafaranga se ni Davis. Amafaranga aka kanya ndi kuyamakinga. Yari kuyamakinga ko ninjye ndi kuyamakinga. Ikindi nimba wowe kuvuga ngo wowe uri kumfasha kugira ngo ngere kuri ayo mafaranga, hari aho wasanze maze kugera, wasanze maze gukora amafaranga arenga miliyoni 10. Noneho kugira ngo mbikubwire neza, wasanze maze gukora amafaranga arenga miliyoni 10, 15, 20. Uragiye kuri umuntu uri hejuru. Nubwo ntari nyafite muri cash, ariko ayo mafaranga ugiye mu mibare wayasangamo. Uri kubyumva neza? Davis. Ntago wasanze Davis ari umuntu ukorera 50,000 zo kunyumva neza cyane. Aho hantu tuze kumvika iyo point tuze kuyumvikanaho neza. So rero ako kanya gatoye iyo moment tumaranye ntago ushobora kuyibyimbisha imyaka ibiri muri kariyeri yanjye ngiye maze gukora muri kariyeri yanjye maze gukora imyaka 6. Imyaka ine wari uri he? Davis uzi n'ikindi? Ntabwo ndi mu gukina njye nawe. Ukuri guhari nuko umenye ukuri nuko video wibwira ko igiye kujya hanze nizigera ijya hanze, njye nawe ikibazo dufitanye kitarakemuka. None se ngo nakoze ikibazo mfitanye nawe ubundi ni ikihe? Kugarutse no kuri point yanyaye. Ubundi ibi bintu byose uri kuvuga bigeze he? Ubundi ikibazo ngiye mfitanye nagiye hariya nagiye gukora video nta kibazo mfitanye nawe. Ikibazo tukigiranye ngarutse, ikibazo tukigiranye video imaze kurangira. Ikibazo ubundi kiri he? Video spending mu bana zanjye kugiye aho bikumbwira ngo nakina kumariye, niyo mpamvu utagomba gusohoka kandi ari byifiteho uruhare hagati yanjye nawe paka bikemuke. Wowe warayifirimye ubundi. Reka mbanza nkubaze ikintu kimwe. Wowe hazajyaho kuri director hazajyaho ngo Aisha direct agaciro kurusha ariko rero amafaranga yanjye no gusendinzeho. Kuri video hazajyaho Aisha director. Nandi gushaka gutekereza amafaranga na gusendinzeho. Nyine kuri video hazajyaho Aisha director. Ibyo sinango nibyo ushatse kuvuga. Ukuri guhari nuko buri faranga ryose risohotse riba ryanditse uri comptable. Saa yanjye basohoka nayawe uri comptable nyine ufite ahantu byanditse. Cyane rwose iyo usohora ibyawe nyine ugira aho wandika kugira ngo ariko menya ko umuntu uri gufasha nawe aka kanya afite amafaranga. Umuntu wafashije aka kanya afite amafaranga. Icyo ryo cyakukwereka ko nimba umaze kuyagira ikintu cyose nagusipendinzeho uko nacyanditse ugomba kukingarurira. Guhera ku giceri cya 5 kuzamura kugeza aho naguhaye. None se Aisha warangurije? Ubundi muri make warangurije? Nabikubwiye ko nanjye nanubwo ariko nagutwereraga kugira ujye kujya muri abo bakobwa. Ntabwo nagutwereraga ariko. None se wanshakagaho iki? Icyo wanshakagaho warakiguze. Umwana naramuhaye nanjye ariko. Ngo iki? Aka kanya nabyize. Ngo iki? Cyane gushaka ariko havuyemo umwana sasa. Ari ikiguzi kindi unsaba. Aisha utangiye ibiki? Nibyo nyine wumvisha. Ngo iki? Wabyumvishe. Umva tuvugane neza. Njye nawe ntacyo tuvugana ariko. Ibintu byo kuzamuka, ibintu byo kuguruka, ibyo bintu. Nta kintu njye nawe tuvugana. Wacyumvise icyo nshaka kuvuga. Ibintu byo kuzamuka, ibintu byo kuguruka tube tubivuyemo. Banza unyumve neza iki kibazo kiri seriye. Wumva iki? None urumva baye seriye se?
ibyo bintu ntago twigeze tubivugana. Ubaye seriously? Ibyo umva Aisha, aka kanya tureke kwiteza abantu. Mu buhe buryo se? Bwuko umaze kumenya ko ngutwitiye umwana? Akanya ndagufite nawe wanjikira. ngo ngiye cyane gushakagaho naho wancikiye aka kanya. Umva Aisha. Nyumva neza. Ibi bintu nawe byagukutaka, ibi bintu nawe byakugeraho, byakwicira izina. Iki ko umugore ari ubyara? Wansabaga ibimenyetso noneho ndabikweretse, sibyo? Kandi nanabigaragaza. Icyo hagati yanjye nawe twari duhurijeho. Kandi nimba ngaragaza ko amafaranga yose buretse gato noneho. Aho ugeze aho ngaho byahita bikwereka ko noneho uri cheap, wanamanuka n'izina rigapfa. Orohamo. Kandi unabyemera cyane. Oroha babe. Orohamo gakeya. Urushatse kwigaragaza ko hari icyo nagukurikiye none aka kanya biremezwa yuko ntago ndi kwigaragaza. Biremezwa yuko none aka kanya buretse gato ntago ndi havuyemo umwana. Umva ntago ndi kwigaragaza, banza unyumve neza. None ari kwigaragaza. Ariko se uri kuvuga ayo magambo yose ubundi noneho uko numva wamfashe nk'akantu uri kubwira ibyo ushaka byose. Wabanje ukanyumva neza. Ngambwira umusore. Wabanje ukanyumva neza ubundi ibyo bintu byawe ni bike. Ngiye ndi kukubwira ngo ibyo bintu imyaka tumaranye imyaka 2. Ibyo bintu twabivuganye inshuro nyinshi. Ibyo bintu nawe urabinyemerera kubw'akazi ukora. Mbabarira utaza gutuma ubugoryi butoya cyane budatuma wakitinga nk'umusazi. Ndakeka rero bufite byinshi. None aka kanya wansabye proof niyo mfite noneho harabijikira. Ikindi kandi utanibaza umva mbabari umva ariko umva ise wewe wabanza unyumve. Shyira mu mutwe wawe yuko buri kimwe cyose buri kimwe byitwa ngo wavuze. Ariko umva Aisha ceceka gato. Tuvugane njye nawe nta mwanya nigufitiye aka kanya. Ceceka gato yabanze nkumve. Tuwanyihenuye ngo nta kintu nakumariye ndetse nagaragaza yuko njye nawe nagukurikiye iki. Aka kanya Rikodi nayifashe nacyo nakumvaho ako se ibyo bintu noneho ibyo bintu noneho utangiye bya Rikodi nibi ibyo bintu bugufi wariza buretse gato ibyo bintu by'abana ntabyo mfite nta mwana mfite muri gahunda y'ibyo bintu nta mwana uri muri gahunda. Umva iyo ni mvugana nawe please umva reka turebe ukuntu umva banza unyumve noneho banza unyumve nyine banza unyumve ibyo bintu kuki wabihereranye wabyihereranye ntubimbwire kuki wihereranye ibyo bintu ntubimbwire niyo Rikodi ndabizi iyo Rikodi nayo ntacyo wayimaza umva buretse gato tubanze tuvugane neza dutuje n'ejo tubonane sibyo n'ejo tubonane weho ibyo bintu ko twabivuganye inshuro nyinshi nta bintu ibyo bintu narabikubujije nimba warabiretse ubyimenyere ubyimenyere ibyo bintu ntuzigere ubinzanaho tureke kwiteza abantu b'umuntu mukuru ufite imyaka 4 hejuru y'iyo mfite ufite imyaka 4 hejuru y'iyo mfite nyine ntabwo ndi kwizamura ndi kukubwira ngo ufite imyaka ibimenyetso byose ndabifite ufite imyaka 4 hejuru y'iyo mfite ceceka ibyo bintu bishyire ku ruhande
nimba na mbabarira tureke kwiteza abantu. Ukuri kose urakubona hanze. Tureke kwiteza abantu ejo urahari se? Ukuri kose urakubona hanze. Nimba udashaka njye nawe hagati ko tubirangiza. Nyine noneho okay tugeze kuri sije yo kubirangiza nta kibazo. Njye nawe tubirangiza. Rero tubirangiza ute? Njye nawe tubirangiza. Njye nawe mbabarira. Ndaje mbikwereke ko byose bishoboye. Njye nawe mbabarira duhure. Umva noneho ndi kumva ibyo uri kuvuga byose nta. Noneho ibyo uri kuvuga byose uburyo ngomba kubirangiza. Ibyo uri kuvuga byose aka kanya ndi kubyumva. Ikigira cipurekera nta kintu nyivugana nawe. Umva nyumva neza noneho. Utangiye kuvuga izindi projet ntari mfite muri gahunda yanjye. Utangiye kumba nyine weho ibintu twavuganye ntago ari ibyo ngibyo. Ntago ari ibyo ngibyo. Umuntu mukuru nkawe ntago wakabaye wakitinga muri ibyo bintu bimeze gutyo. Utangira kuntega ibintu by'inda, utangira kuntega ibintu by'abana. Ibyo bintu mbabarira aka kanya ahantu ndi mbabarira. Ibyo bintu biceceke. Ikibazo cyose dufitanye nimba hari nimba ufite n'izo evidence z'ibyo ngomba kukwishyura umbabarire mu buryo bwose bushoboka. Na management yanjye ibyo bintu mbabarira ndabyishyura. Umugabo babyara ari umwe byarancanze. Mbabarira ndabyishyura. Mbabarira pe. Mbabarira ibyo nta muhanzi ujya upfa kujya mu by'abana pe. Yemera umwana ari uko abonye akuze. Nyine yaramuruhanye. Nyine ibyo bintu. Bunde reka mbanze nkubaze. Ngiye kugukupa wamfasha ko nakeneye kuvugana nawe. Hashize igihe kingana gute ibyo bintu? Hashize. Noneho reka tuvugane. None ngapanitse. Uku ni ukuri mfite. Kandi ngomba guhagararaho. Okay. Icyo kimenyetso wasabaga blue. Okay? Aisha noneho reka tuvugane neza nk'abantu bamaranye igihe babana. Oya nashanye kuvugana nawe please. Sibyo. Can you go? Ibyo bintu ubimaranye igihe kingana. Ngiye kugukupa. Ibyo bintu ubimaranye igihe kingana gute? Ibyo si ngombwa. Nukenera kubimenya hagati yanjye nawe tubanze dusoze. Ibyo note zanjye naguspendinzeho. Kuki ubimbwiye? Kuki utigeze umbwira ibyo? Nikubwira iki? Sumbajije ngo ikimenyetso kigaragaza ko njye nawe hari icyo nagutanzeho. Inyandikira hari no kuba nkutwitiye birahari. So go away from me mbanze biragize wereke ko njye nawe tudakina. Umva Aisha mbabarira ejo tubonane. Mbabarira Aisha mbabarira. No go.